Tubahaye ikaze bakunze ibiganiro byacu. Uyu munsi nk'uko rero nabibasezeranije, ngiye kubasomera ubuhamya bw'umwe mu bakunzi wacu bari yatwandikiye kugira ngo tubashe kumugira inama. Twamuhimbye Jacqueline kugira ngo bibashe kugenda neza, ariko ntabwo ariko yitwa. Yaranditse ati nitwa Jacqueline, umugabo wanjye ni umuganga akora ku bitaro bikuru. Twari dusanzwe tubanye neza, ariko ibyo nabonye muri iyi minsi byanyobeye rwose. Twari turi mu cyumba twicaye ku gitanda turiho tuganira, maze arambwira ati sheri, ku kazi habaye impinduka. Ndamubaza nti byagenze gute se? Wakoze amakosa se? Arambwira ati oya, ahubwo kubera ubuke bw'abakozi batubwiye ko buri mukozi agomba kugira iminsi 2 mu cyumweru akora amanywa ndetse agakora nijoro. Ubwo rero ngewe bampaye kuwa gatatu no kuwa gatanu ko ariyo minsi nzajya nkora ku manywa ndetse nkanakora nijoro. Aturabyumva ute? Ndamusubiza nti biragoye, ariko nta kundi byagenda kuko nta kazi wakareka. Ubwo nyine uzihangana ubikore kugeza igihe bazabonera abandi bakozi. Ubwo twari dufite umukozi w'umukobwa wari mu kigero cy'imyaka 17. Yararaga mu nzu yo hanze cyangwa se annexe. Maze ubwo hari kuwa gatanu ndetse natetse kare nitegura ko umutware agiye kuza tukarya, maze agasubira ku kazi gukora ijoro. Umutware yaraje kuko turarya. Tumaze kurya ndamuherekeza mugeza ku irembo, ndamubwira nti ugira akazi keza. Ndagaruka ndiryamira. Bigeze mu masaha ya saa 8 z'ijoro nibwo abajura baduteye. Numva bari guca urugi rw'inzu ndyamyemo, maze mvuze induru cyane bariruka. Nahise nsohoka n'ubwoba bwinshi njya gukomangira wa mukozi kuko yararaga mu nzu yo hanze, ariko yanga kwitaba. Mfata telefone ngo mpamagara umugabo wanjye, maze ndamuhamagara ngira ngo mutekerereze uko byangendekeye, ariko telefone isonera mu nzu ya wa mukozi. Ndayumva isona ariko ntiyitaba. Ndongera ndahamagara nsanga ahise ayifunga. Ubwo nawe yari yumvise ko twatewe n'abajura, ariko atinya kubyuka ngo ntamubona kandi yo yambwiye ko yagiye ku kazi. Ubwo narakomeje nditonganya nti koko mbura umuntu n'umwe unyumva, ariko nari numvise aho telefone y'umugabo wanjye yasoneye. Ubwo umukozi byagezeho arakingura arasohoka. Mpita ninjira mu nzu nsanga umugabo wanjye yicaye ku buriri, ubwoba bwamwishe yabuze icyo akora. Ubwo kuko nari mfite umujinya mwinshi, nafashe umuhoro mbwira umukozi nti nutambwiza ukuri ndagutema pe. Nibwo umukozi yambwiye ati rwose umugabo wawe yambwiye ko azajya ndaza 2 mu cyumweru. Ndamubwira nti ese ubwo mabuja ntazabibona nabi? Arambwira ngo ibyo nimbyihorere azabyikemurira, ngazabyimenyera rwose. Uyu munsi rero wari uwa gatatu aza kundaza. Mungira inama icyo nakora kuko umugabo wanjye ndamukunda kandi sinifuza gusenya. Rero bakunzi bacu, murumva ko ubutumwa bwacu burangiriye aha ngaha. Gusa mu by'ukuri uyu mubyeyi afite ikibazo. Ni ukuri birababaje cyane. Ibaze nawe kuba umugabo wawe akubeshye ngo azajya akora ijoro, hanyuma akajya kwiraranira n'umukozi mu nzu yo mu rugo. Niba rero hari inama wamugira, uratwandikira muri comment kuko nawe arakurikiye rwose ndabizi. Rero mwakoze kutuba hafi, mwakoze kubana natwe. Mbibutsa ko tuzajya tubasomera ubuhamya bw'abatwandikiye kuwa gatatu no kuwa gatanu. Niba rero ufite ubuhamya ushaka kudusangiza cyangwa se kutubwira kugira ngo tukugire inama, waduhamagara cyangwa twandikira kuri telefone 0788 41 250 81 0788 41 250 81. Rero turasoje, mbasabira umugisha ku Mana no kuzagira ingo nziza zizira umwiryane. Nge nari Alphonse Ndagijimana. Murakoze.